Uyu munsi ni kuwa gatatu ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Ngiye ubavugisha nitwa Uwimana Patricie, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nyine aho turarebera hamwe kukugaburira ingurube hakurikijwe ibyiciro. Turibanda ku cyiciro cy'utwana. Iyi ngurube yabyaye neza nta kibazo ifite, ubwana ako kanya wita bwonka umuhondo w'amagurube, akaba ariyo utunga ubwo bwana, ariko uwo muhondo w'amagurube mu masaha 28 kugeza kuri 28 urangiye. Mu muhondo w'amagurube haba harimo byose iby'ubwana bukeneye, byose intungamubiri z'amoko yose kugira ngo bushobore kubaho. Akaba ariyo mpamvu iyo umworozi abonye ingurube iri kubyara yagombye kubiba hafi, akana kavuka agahita agashyira ku ntuza ku kabere ka nyina kakonka, nta gutegereza ngo ibanze ibyare twose turangire, kuko niyo konse ntabwo konka menshi, amagurube menshi. Iki gihe rero umuntu ashobora kugira ikibazo, ingurube ye ntibone amagurube ahagije, cyangwa se akagira ibyago ingurube yamara kubyara igahita ipfa. Hari ubundi buryo ushobora gukoresha kugira ngo ubwo bwana bushobore kubaho, tuzabireba mu minsi iri imbere. Rero ubwana butungwa n'amagurube mu minsi ya mbere nyina ikimara kutubyara. Ku ngurube zamaze gukura, ntabwo navuga ngo zakuze 100% ko nk'ingurube zicutse, cyane cyane ingurube zifite hagati y'ibiro 20 kugeza kuri 70. Ni ukuvuga ngo ingurube z'amezi 2 ukazamuka kugeza ku mezi 4, amezi 5 zigaburwa gute? Izi ngurube mu gifaransa bita ngo ni phase de croissance, mbese zigeze igihe cyo gukura, zirya indyo ikungahaye ku bitera imbaraga, urugero ibinyampeke, ibigori, ingano, blanda, mbese bikomoka ku binyampeke by'amoko yose. Izi ngurube rwose nibyo byagombye kuza ku mwanya wa mbere, hakiyongeraho noneho n'ibiryo bikungahaye kuri proteine, urugero ibikomoka ku binyamisogwe, ibishyimbo, soya, hakaza na magoti ko batazizi ni iyo donc bikomoka ku masazi, ku bworozi bw'amasazi y'umukara, bira bita amararve cyangwa se inyarogoto mu Kinyarwanda, reka nizere ko ariko babibyita, ariko izi magote nazo nk'uko twayibonye cyangwa se tuzayibona mu minsi iri imbere, zo ziba zirimo proteine nyinshi cyane kurusha soya, kurusha ibishyimbo, kurusha amashaza, kurusha bikomoka ku binyampeke. Izi ngurube rero zo muri iki cyiciro ni byiza ko uzihe ibiryo birimo proteine zihagije. Tuzabona ingano yazo mu kiganiro cy'ubutaha kiri imbere. Ukazaya kandi n'igikungahaye ku myunyungugu. Imyunyungugu kuba bishosha kuguranuza Premex mu bigo bicuruza ibiryo by'amatungo nko muri Agrotech, Agrofa, zikunze kuba zirimo, cyangwa se ukegera veterineri akakugura aho wazikura. Usibye ko n'umuntu uza no muri magoti abamo imyunyungugu, umuntu uza mu ishwagara abamo imyunyungugu ishobora guturuka ahantu henshi, naho wenda mu minsi n'imbere tuzagenda tureba. Izi ngurube rero nyine zo muri iki cyiciro ntabwo ziba zicyonka, ziba zaracutse, zaramaze kuba ibisore, ari n'izishobora kuribwa. Nk'ingurube ifite ibiro 70-50, ushobora kuyitamira da. Ingurube rero zo muri phase de finition, abazi igifaransa ni finir, twajyaga dutondagura inshinga itwa ngo reka mbivemo. Ni ingurube ziba zirimo zirangiza gukura, mbese zigeze muri phase yo zarakuze, zifite ibiro hagati ya 70 kuva kuri 70 kugeza ku 110 cyangwa se 120. Ziba zigeze ku igihe cyo kubagwa. Iyo ari ingurube nyine worora uteganyije ko nizimara kuba nkuru uzahita uzijyana ku isoko bakazibaga, aba ari ingurube nkuru. Izi ngurube rero iki cyiciro cy'izi ngurube
ingano ya poroteyine iragabanuka, kuko nk'uko bamwe mu bizi poroteyine donc iri mu byubaka umubiri, bituma ingurube zikura. Ingano yazo rero igenda igabanuka. Niba wenda nk'ingurube ifite amezi 2, hagati y'amezi 2 kugeza kuri 4, yagombye kubona ingano ya poroteyine ingana na 20 cyangwa se 22% y'ibyo irya. Ahangaha biragabanuka bikaba byagera kuri 16% ya poroteyine y'ibyo ingurube imaze gukura igomba kubona. Icyo gihe rero no kuvuga ngo ugabura soya abagize amahirwe kuko ingano yayo igabanuka. Ibitera imbaraga bikomeza kwiyongera, ni ibigori biriyongera kuko ibikeneye ari ingurube y'ibisore, biriyongera bitera imbaraga. Nkuko nzajya ngenda bisubiramo, ibikomoka cyane cyane ku binyampeke bifite n'ibinyabijumba. Hari icyiciro twagiye tubona cy'ibitera imbaraga, ariko tuzagenda tubisubiramo kuko hari igihe umuntu asohora video abantu batarashoboye kumva izambere, hanyuma bikabafasha. Biriyongera, hanyuma akaza indyo bikomoka ku bimera by'ibinyampeke na poroteyine, soya, kugira ngo zitarushaho kubyibuha. Kuko ngo umworozi yagombye kugaburiza ingurube ibiryo bikomoka ku binyampeke. Uramutse ubyihingiye cyangwa se worora ahantu babihinga, wakwigurira ibigori, wakwigurira nuza blanda uzi neza ko nta bindi bivanzemo, wakwigurira soya, wakwigurira amasaka, wakwigurira ibishyimbo. Kuko si ibishyimbo ko n'abantu kubona n'ibitunga abantu ntabwo biri kuboneka. Ndimo ndapfa gutanga ingero, hari igihe bizajya biboneka ku bwinshi tukabona ibyo duha n'ingurube, ariko ubu ngubu sinzi niba hari umuntu wagabura ingurube z'ibishyimbo. Ni ingero baba batanga, nta kundi twabigenza. Ni ukuvuga ngo izi ngurube zo muri iki cyiciro kereka izo wifuza kujyana ku isoko, ugutereka nzigaburire zigiye ibiro byinshi zijye ku isoko. Ariko ari ingurube ufata nk'ingurube z'icyororo uzajya worora, wagombye kwirinda kuziha ibiryo birimo amavuta menshi, ukaziha ibiryo bikomoka ku bimera. Rero ikiganiro cy'umunsi naho kirangiriye. Ubutaha tuzareba mu kugaburira ingurube zibyara, ingurube zo mu cyiciro zibyara zigaburirwa gute. Murakoze, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Naho ubutaha, Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibagirire neza. Tuzongera, bye.